Imana ishimwe, haleluya. Uko iminsi ishira niko uko urushaho kwakira igisubizo cyawe, niko uburibwe burushaho kwiyongera, niko n'abagufashaga bagenda, niko n'abaguhumurizaga bagenda, niko n'abaguhanurira babivamo bavuga bati aho twahereye tumuhanurira, wasanga natwe twaravangiwe, wasanga nawe ubwo adasenga, wasanga adakiranuka. Ariko reka nkubwire ngo ntabwo nzi umunsi ugezeho, ntabwo nzi ngo ugeze ku munsi wa 7, ntabwo nzi ngo ugeze ku munsi wa 5, ariko emera ugere ku munsi wa 21, kuko uyu munsi wa 21 ngo niwo munsi Daniyeli yakiriye ibisubizo bye. Imana yacu nishimwe cyane. Hari umunsi Imana igiza kugira ngo wakire, hari umunsi Imana igiza ikakugirira neza, hari umunsi Imana igiza ikakubwira ngo mwana wanjye Robene Fodotayini, impamvu watinze gutabarwa yari karande, impamvu watinze gutabarwa yari abarozi. Uwo munsi ni umunsi wa 21. Iminsi ibanza yose Imana igiceceka, iminsi ibanza yose Imana ijya yimana amakuru. Ariko reka nkubwire ngo ihangane, hagarara neza, bigumemo. Umunsi wa 21 Imana izaguha amakuru yose. Umunsi wa 21 Imana izakurwanirira. Umunsi wa 21 Imana izagukuraho igisuzuguriro, Imana izasobanura ibintu bidasobanutse. Imana ishimwe cyane, haleluya. Ngo inkoko yigeze ibaho, ngo yabanaga n'ihene, ikabana n'intama, ikabana n'inka. Ngo igihe kiragera inka biba ngombwa yuko ibyara. Imana ishimwe cyane. Ngo hakurikiraho ihene, hakurikiraho intama. Imana itugirire neza. Ngo inkoko nayo irategereza, iravuga ite se nanjye bizagenda bite? Ngo bakazajya bayiseka bakavuga ati wowe ntabwo uzabyara. Imana itugirire neza. Ngo nuko igihe kibaho ngo inkoko igiye kubyara nk'izindi nyamaswa, ngo igiye kubona ngo ibona haje igi, birangije birayiseka, biravuga ati dore noneho aho kugira ngo abyare nkatwe yabyaye ibuye. Ariko reka nkubwire ngo humura, upfa kuba uri mu mwanya w'Imana igushakamo. Baravuga bati dore yabyaye ibuye, ryabuye ya nkoko irarireba, irangije iravuga iti ribuye rero ntabwo ndi burite, ntabwo ndiri burijugunye, ahubwo kubera ko nubwo ari ibuye ariko n'Imana irimpaye. Reka nkubwire ngo nawe nubwo ari amabuye uri kubona, ariko ayo mabuye aturutse ku Mana. Imana ishimwe. Ngo irangije iraryihorera, mu gitondo igarutse haza ibuye, irongera iminsi 5 yose haza amabuye ariyo magi. Ngo irangije iravuga iti rero ubwo bigenze gutya ngiye gufata amasengesho y'iminsi 21, nzahava ari uko Imana ikoze igitangaza. Ngo inkoko yaragiye ifata ya mabuye irayabundikira. Umunsi wa mbere inka iraseka, uwa 2 ihene iraseka, uwa 5 intama iraseka. Ariko Rebone Fodotaya ngo inkoko iguma kuri ya magi, ikazajya ivangwa kuko umwami Imana azantabara. Nicyo gituma ntamwara, nicyo gituma nkomera mu maso yanjye hakamera nk'urutare, kandi nzi yuko nazakorwa n'isoni. Leta kidevonosanse. Umunsi wa 6 inkoko iraririmba, iravuga ngo ubwo umwami Yesu ankunda ndamahoro. Uwa 7 inkoko iraririmba, iravuga iti nukuri kubwo kunyagwa k'umunyamubabaro wo gusuza umutima k'umukene, none ndahaguruka niko Uwiteka avuga, ndashyira mu mahoro w'abacurira inkoni. Imana ishimwe. Inkoko iguma imbere y'Imana. Rebone Fodotayini. Imana ishimwe. Icyamukabigumamo, cyamukaguma kuri ayo magi. Ibyo bita amabuye Imana izabihindura ibisubizo. Igihe cyarageze, haleluya. Umunsi wa 21 ndagira ngo nkubwire ngo umunsi wa 21 ni Imana igitabara. Nta gitabara ku wa 4, ni itabara ku wa 7. Imana iza ku munota wa nyuma. Ngo nuko ku munsi wa 21 Rebone Fodotayini yankoko igiye kumva yumva ya magi yashyushye. Reka nkubwire ngo igihe kijya kigera ibyo twitaga ibigeragezo bigacyuha, Imana igakuramo ibisubizo. Ngo umunsi wa 21 inkoko yumva ya magi yashyushye, ngo ikozeho inyeganyeje gatoya, ngo ikubiseho umunwa. Rebo Fodotayini ngo ibona harimo akantu kari kurwigira ariko gashwi. Ngo irangije ikubitaho umunwa, irangije ibona agashwi karasohotse. Imana ishimwe. Ngo gasohotse rero ngo noneho ya nkoko itangira kuririmba. Irangije Dotayini iravuga iti nimuze turebe imbere dutegereze igitondo. Haleluya, haleluya. Imana ishimwe. Hari igitondo cyo gutabarwa, hari umunsi wa 21. Ntuva
Imana yavuganiye nawe, ahubwo niho ugiye kwakirira. Imana ishimwe. Irangije ibona ya mabuye 5 yose avuyemo udushwi, ngo irangije ikajya ivuga ngo irangije irasohoka. Isohotse za nka na za ntama ziyibonye, ngo zirangije ngo ziratangara, ngo ya nkoko ikazajya ivuga ngo niyo, ngo noneho ngo twadushwe tukavuga ngo niyo koko. Haleluya, haleluya. Reka nkubwire ngo wive imbere y'Imana, ngo nuko Daniyeli aratungurwa, marayika amuzanira ibisubizo, aramubwira ngo yewe Daniyeli mugabo ukundwa cyane, ntutinye kuko aho watangire gushishikarira gusenga no kwicisha bugufi, amagambo yawe yarumviswe. Nawe ndakubwiye ngo amagambo yawe yarumviswe, niyo mpamvu Imana ikuzaniye ubutabazi bwihuse. Wiva aho wavuganiye n'Imana, akira gushima. Uyu mwaka ni uwo gushima, uyu mwaka ni uwo guhindurirwa amateka, uyu mwaka ni uwo guhagarara mu bushake bw'Imana, uyu mwaka ni uwo kwakira ibintu twamaze igihe dusengera. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Aramubwira ngo nabanje kurwana n'umutware w'ubwami bw'Ubuperesi. Hari ubwami bwari bwarafashe ibyawe, ariko muri iyi saha y'ubutabazi burarekuye. Imana ishimwe cyane. Reka senganira abantu bagize kwizera yuko hari ibintu Satani arekuye, hari ibintu abarozi barekuye, hari ibintu abadayimoni barekuye. Iyi saha tugiye kwakira, iyi saha tugiye gutabarwa. Uyu mwaka akira impinduka mu izina rya Yesu. Amen. Mana yacu, Mana ikomeye, Imana igira neza. Imana yabanye na Daniyeli ikamurinda kurambirwa. Ndirukana umwuka wo kurambirwa ku bantu bawe, ndirukana umwuka wo kubivamo, ndirukana umwuka wo kwisuzugura, ndirukana umwuka wo kujya gushakira ahandi. Reka baguma aho batabarije mu izina rya Yesu. Ndakuraho ubwami bw'Ubuperesi bujya bufata ibisubizo. Reka buri muntu wese yakira igisubizo cye muri iyi saha. Uwiteka Imana uhindura ibyanze guhinduka. Ushimwe ko Data wa twese uri Imana ikoze imirimo. Abari bafite ubwoba, abari bafite ibyifuzo by'akazi, Imana hari icyo ukoze. Abari bafite amadeni, Imana hari icyo ukoze. Abari baruhijwe n'urushako, hari icyo ukoze. Ushimwe Mwami Imana. Ndagushimiye Data ko Uwiteka Mwami utanze imbaraga zo kuguma aho twasabiye kandi aho twasengeye. Ndagushimye kuko uyeho ubwami bw'Ubuperesi. Amen. Imana iguha umugisha kandi Imana igukomereze amaboko. Amen. Yesu ashimwe cyane. Rero buriya icyo kibazo wambajije ikibazo gikomeye, gusa Imana icyo iba yifuza nuko duhuza imbaraga. Ufite iryo jwi ryiza akarizana tugakorera Imana, ufite ayo mafaranga akaza agakorera Imana, ufite izo mpano akaza zigakorera Imana. Ariko aho bipfira, iyo umuntu yaciye mu idirishya, niyo yaba afite ayo mafaranga, burya Kristina aho kugira yubakisha umurimo w'Imana, ahubwo ayasenyesha umurimo w'Imana. Iyo ufite ijwi ryiza waraciye mu idirishya utarigeze uca ku irembo, umva ryajwi ahubwo risenya n'abari mu rusengero. Buriya reka mbabwire ngo imbunda yarinda abantu ariko yanabica. Kuko ikora ibintu bitandukanye. Buriya njye nagiye mbibona mu gihe mazemo umurimo w'Imana. Umuntu uzi kurarika cyane Pasiteri Ashimwe, uyu muntu no gusohora abantu uzi ko nabyo aba bifitiye ubushobozi cyane rwose. uzi kurarika abantu no kubasohora, uzi kurarika abantu bakamwumva bakaza mu rusengero, aba afite n'ubushobozi bwo kubwira abantu bagasohoka mu rusengero cyane rwose. Umuntu uzi gutanga amafaranga mu rusengero aba afite no kuyatanga rugasenyuka iyo adakijijwe. Rero icyo navuga nuko twasengera impano zacu, ari ayo majwi, ari ayo mafaranga, nabyo bigakizwa. Imana itugirire neza. Amen. Hanyuma Pasiteri, reka tukwakire usenge Imana, hanyuma uvuge icyo Imana yagutumye ku Gasambi TV. Amen. Uwiteka Imana yacu, turagushimye turaguhimbaje, tugushimiye ibyatubayeho, tukuragisha n'ibiri imbere. Dushimiye Data wa twese uko wongeye kuduha umwanya kugira tugire icyo tuvuga. Izina ryawe rishimwe. Dusengeye abantu bose tugiye kubana muri iyi saha y'ubutabazi, kugira ngo Uwiteka Mwami Imana ubiyereke birenze uburyo wigeze ubiyerekamo. Reka bari wowe usobanura, reka bari wowe ukora imirimo, mu izina rya Yesu. Amen. Tuguhaye ikaze. Murakoze cyane. Yesu atugirire neza. Twari tugarutse mu isaha y'ubutabazi, uretse ko twabanje kuganira ku bibazo abantu baba bibaza, ariko reka mbwira abantu ngo bagarure imitima, tubashe kumva icyo Uwiteka yagambiriye uyu munsi. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Amen. Nkuzaniye ijambo rivuga ngo ibyo wasengeye Imana yarabyumvise, witegure kwakira.
Imana ishimwe cyane. Ibyo wasengeye Imana yarabyumvise, witegure kwakira, kandi reka nkubwire ngo guma aho wasengeye, guma aho wabwiriye Imana, kubera ko aho ngaho niho ibisubizo bigiye kugusanga. Muri iyi saha y'ubutabazi umuntu wese azavuga ngo Mana ntabara, Mana ngirira neza, Mana nkiza iki kigeragezo, Mana nkiza ubu burwayi, Mana nkiza aya madeni. Ariko nari nkuzaniye ijambo rivuga ngo ukwiriye kuguma aho wasengeye, kubera ko warasenze, ariko igihe cyo kwakira nacyo kigomba kugusanga aho wahamagariye Imana. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Reka dufatanye iri jambo riri muri Daniyeli ibice 10 umurongo wa 12 n'uwa 13, turebe uburyo Daniyeli yasenze ibisubizo bye bigatinda kuboneka, ariko akaguma aho yasengeye, akaguma aho yatabarije. Imana yacu nishimwe cyane. Ni kenshi abantu batabaza Imana yaza kureba uwatabaje igasanga ntawe ugihari. Imana itugirire neza. Igasanga wa mukobwa watabazaga akeneye ubukwe igasanga yarishingiye, igasanga wa mumama watabazaga avuga yuko umugabo amumereye nabi igasanga yazana ibisubizo, igasanga wagiye kureba hahandi bajya batanga ibintu bituma umugabo asinzira. Imana itugirire neza. Kadusomira ijambo ni Daniyeli ibice 10 umurongo wa 12 n'uwa 13 ni 20 yonyine. Imana yacu nihabwa icyubahiro. Haleluya, amen. Haravuga ngo, reka duhere ku wa 11, sori mwihangane, ngo arambwira ati yewe Daniyeli mugabo ukundwa cyane, umva amagambo ngiye kukubwira, haguruka weme kuko uyu munsi ngutumweho. Amaze kumbwira iryo jambo ndahaguruka mpagarara ntengurwa. Imana itugirire neza. Ahera karambwira ati witinya Daniyeli, kuko uhereye ku munsi watangiriyeho gushishikarira gusobanukirwa no kwicisha bugufi imbere y'Imana yawe, amagambo yawe yarumviswe kandi niyanzanye. Ariko umutware w'ibwami bw'Ubuperesi amara iminsi 21 ambuza. Nyuma Mikayeli umwe wo mu batware bakomeye aza kuntabara ntinda mu bwami bw'Ubuperesi. Imana itugirire neza. Haleluya, amen. Imana yacu nihabwa icyubahiro. Uyu ni umugabo witwa Daniyeli, ngo yarasenze aba imbere y'Imana bene data, afata amasengesho y'iminsi 21. Arasenga aravuga ati wa Mana nzava imbere yawe ari uko ntabaye, nzava imbere yawe ari uko ndengeye, nzava imbere yawe ari uko nkuriyeho iki kigeragezo, nzava imbere yawe ari uko ukuye inzara mu rugo rwanjye, nzava imbere yawe ari uko ukuyeho iki gisuzuguriro, nzava imbere yawe Mwami unkuyeho ubu bugumba, nzava imbere yawe Mwami unkuyeho aya magambo bamvuga bambeshyera. Leta rabonefo ngo aba mu masengesho muri iyi saha y'ubutabazi, ndagira ngo nkubwire ngo irinde kuvaho wabwiriye Imana, irinde kubivamo, ahubwo ube mu mwanya wo kwakira igisubizo, kubera yuko n'Imana tubwira ariko ikavuga ngo ndaje. Rezere bonetaya arabifodotaya. Imana yacu nihabwa icyubahiro. Imana ishimwe ngo nuko umunsi umwe ngo Imana iravuga ngo kubw'urusaku rw'abarega Sodoma ni Gomora ngiye kumanuka nirebere, nisanga ari byo ndabimenya, kandi nisanga atari byo nabwo ndabimenya. Imana iramanukiza muri Sodoma na Gomora isanga ibyo babaregaga koko ari byo. Reka nkubwire ngo nyuma yo gutabaza, nyuma yo kubwira Imana, hakurikiraho ko Imana iza gucekinga, hakurikiraho ko Imana iza gukora investigation. Reka nkubwire ngo humura, Imana iri gukora investigation, Imana iri kwinjira mu kibazo cyawe, Imana iri kubigenza neza, ngo ishobora guceceka mu kibazo cyawe kandi igeze kuri iri kubikemura. Tuje mu izina rya Yesu Kristo, amahoro y'Imana abane namwe. Mwebwe mudukurikirana ku Gasambi TV, tubifurije umugisha w'Imana, tubahaye ikaze. Hanyuma abantu bari hanze mu bihugu abadespora tubahaye ikaze, abantu bumva ururimi rw'ikinyarwanda nukuri tubahaye ikaze. Amahoro y'Imana abane namwe, ndetse n'abatarwumva twizeye neza ko hari abazabasobanurira. Hanyuma reka tunyarukire muri Afrika, namwe tubifurize umugisha ndetse namwe tubahe ikaze ku Gasambi TV. Reka tujye mu majyaruguru, majyepfo, mu burasirazuba ndetse no mu burengera bwabyo, namwe tubahaye ikaze. Hanyuma tunyarukiye hano Kigali, namwe tubifurije umugisha.
reka tubwire abantu bafite intambara, ibibazo, ibigeragezo, uyu munsi waba uri kurira ariko ejo ukaba wishimye. Hanyuma rero uri kuri mikoro nitwa Zaninga Christine. Imbere ya kamera dufite umukozi w'Imana, ni umutambyi. Reka mvuge ngo tubibire n'akabanga. Iyi cano niye, iyi cano niye, wenda batari babizi, iyi cano niye anyuzaho ijambo ry'Imana, ubuhamya, indirimbo, mbese n'iby'Imana yamutumye. Hanyuma nahangaha kuri iyi cano agize ute abinyuzaho. Ariko pasiteri, nifuza ko watambutsa nomero yawe ya telefone kugira ngo uzagukenera ashaka kuza kuvuga Imana azaguhamagare. Nimero yanjye ni 0781152736, 0781152736. Iba no kuri WhatsApp. Ari ufite ubuhamya, ari ufite ijambo ry'Imana, ari ufite icyifuzo, ni ikaze bajye baza dukorera Imana. Imana iguhe umugisha, Imana ikugire neza cyane. Hanyuma pasiteri, reka tugusabe usobanurire abantu badukurikirana ku Gasambi TV. Ubabwire ku jambo abantu, ijambo ryo guca mu idirisha, uhingukamo imbere mu itorero. Kandi abantu baciye mu madirisha nibo bateje itorero akaga. Turashaka gusobanurira abantu badukurikiranye ku Gasambi TV ijambo guca mu idirisha. Murakoze cyane, iryo jambo dukunze kuryumva kandi n'Imana ikunze kurivuga, ariko ni ibintu bibaho cyane. Guca mu idirishya ni igihe umuntu aje mu itorero akumva adashaka guca mu muryango. Ko guca mu muryango buriya Christina biravuna. Guca mu muryango biravuna, guca mu muryango bigusaba kugira ibyo ureka, bigusaba guca bugufi, bigusaba kwihana, bigusaba kwiyeza. Rero ntabwo abantu bose bajya bagira ubushobozi bwo guca mu muryango, kuko abaca mu idirishya nibo benshi, kubera ko mu idirishya biroroshye. Imana igumugisha. Hari indirimbo mu gitabo ya 272, refure y'iyo ndirimbo iravuga ngo kwirembo ari kwirembo nuko araje, Yesu araje kandi ageze kwirembo ari kwirembo nuko araje, Yesu araje kandi ageze kwirembo. Hanyuma Imana iguha umugisha. Dusanze kwirembo, iyo umuntu yaciye mu irembo arakomanga. Iyo umuntu yaciye mu irembo arategereza bakamufungurira. Ariko umuntu waciye mu idirisha aba ameze nk'igisambo kiri bwinjiremo imbere kikibwa. Kandi burya umuntu waciye mu idirisha aba yanyuze inzira yapanya. Ariko kwirembo umuntu arakomanga. Kandi umuntu waciye mu idirishya niwe uteza akaga mu itorero buriya. Umuntu waciye mu idirishya aba afite icyamuzanye, aba ashaka kukibona agahita yigendera. Kandi iyo akibonye aragenda. Iyo akibuze nabwo asiga akoze ibintu bibi byinshi, kuko ahita yicuza igihe yataye aho hantu. Imana iguha umugisha. Reka nkubaze ibintu nka bibiri ubundi tukwakire, wibwira abadukurikirana. Hanyuma umuntu umwe yigeze kuvuga ngo mu itorero harimo ibyiciro bitatu. Harimo umuntu ufite amafaranga, harimo umunyamasengesho, harimo n'umuntu ufite ijwi iryo ryiza. Uvuga ngo uwa gatatu aba afite kuvuga.
yego afite ijwi ryiza ariko afite n'ubwibone mbese ari kuvuga ngo nkore bagirute. Abantu batatu wambwiye ngo uwa mbere ni umuntu ufite amafaranga, yego. uwa kabiri ni umunyamasengesho, uzi gusenga bikemera, cyangwa se reka tugire uwa mbere umunyamasengesho, uwa kabiri aba umunyamafaranga, uwa gatatu aba umuntu ufite ijwi ryiza, uzi kuvuga, uzi kuririmba neza, uravuga mbese abantu bakamukunda ariko nta juru ategereje, agakorera abantu kugira ngo bagire ute bamurebe banezerwe. Sibyo? Ndashaka kugira ngo dusobanurire abo bantu, turashaka gusobanura imbaraga z'amafaranga kuri uyu muntu ufite amafaranga. Uyu muntu ashobora kuba afite amafaranga ariko nta gakiza atunze. Uyu muntu ashobora kuba afite amafaranga ariko atazagira iherezo ryiza. Abo bantu rero baba mu itorero nk'uko ubivuze koko babamo, ariko aba bantu bose ntabwo ari uko baba badakijijwe. Ni abadakijijwe ushaka kuvuga ko ari umuntu agira amafaranga akaba mu itorero. Uraza kubisobanuraho, tuba tubariza abantu badukurikiye hano inyuma. Murakoze cyane kuba mumbajije icyo kibazo, kandi ni ikibazo cyiza. Yego, koko itorero buriya rikenera abantu b'ibyiciro bitandukanye. yego, ntabwo abantu bameze kimwe baje mu itorero ntabwo ritera imbere. kandi itorero ritera imbere mu buryo rikeneye gutera imbere mu buryo bw'umwuka ndetse n'ubw'umubiri mu bifatika. Pasiteri ukiri aho ngaho, twagize Imana twagukoresheje uri umutambyi, niyo mpamvu dukure kukubaza ibibazo byose kugira ngo dusobanurire abantu bagize ute badukurikiranye. Navuze ngo umuntu ashobora kuza afite imbaraga zo mu mufuka, akaza mbese afite imbaraga zo mu mufuka ariko nta gakiza ategereje, akavuga ati nibakora igikorwa runaka nzagikora, ariko urugero nibapanga amasengesho sinzayabonekamo, nibapanga ibintu runaka sinzabibonekamo, ariko nzakoresha imbaraga z'iki yego. ariko niba bajya kubaka nzagura sima yose. Sibyo? Hari n'ufite amafaranga ariko agaca bugufa agakorera Imana akavuga ati burya uyu munsi napfa. Ntabwo ari uwo twavuze wa muntu uzafite amafaranga ariko atarya. Yego. Oya kuko ni ibintu bitandukanye ntabwo nabisobanurira rimwe. Ubundi umuntu w'Imana akenshi uko bivuze, umuntu w'Imana waciye mu muryango ataraciye